akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Njyewe uhagaze imbere yanyu nitwa Habiyaremye Joseph Desire. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, kandi nk'uko mubimenyereye turabanza dupfukame dusenge. Ijambo tugiye kwigana riratubwira ngo ushaka umuryango mwiza akora iki? Kadusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushima imbabazi zawe n'urukundo rwawe byakomeje kubana n'ubugingo bwacu. Turacyahumeka kuko wabyemeye, turabigushimiye ngo bihimbarizwe. Tugiye kubumbura ijambo ryawe, ubwenge bwacu bube bugufi, kandi abaduteze amatwi bari hafi ndetse na kure uduhe umwuka wawe wera kugira ngo ijambo ryawe rigire ikibanza muri twebwe, nitukubonerera n'imiryango yacu tukazagira umusozo mwiza, tuzabishimira izina ryawe. Bana natwe, bane n'itoro ryawe ku isi, abafite ibibazo bibagoye kandi bitari bimwe batashobora kwikemurira, ubabere igisubizo, ibyo ushaka bibeho, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Nkuko tubivuze, tugiye kwigana ijambo riri kutubwira ngo ushaka umuryango mwiza yakora iki? Iyo tuvuze umuryango haba havuzwe umugabo, haba havuzwe umugore, havuzwe n'abana. Ubwo buryo cyangwa se abo bantu ko ari batatu, iyo bahuriye hamwe bagira imbaraga ikomeye mu isi, bagira iterambere ritagira urubibi, kandi bagasiga amateka meza mu isi. Nubwo habanza umugabo, umugore, umwana akaza nyuma, aje ari umunyeshuri wo kwigana se na nyina, kuko ijambo ry'Imana rivuga riti ntacyo umwana abasha gukora atabonye se agikora. Ndetse ijambo ry'Imana ritubwira neza ko umwana waramenyerezwa, amenyerezwa na nyina, akamenyerezwa na se. Ndetse ijambo ry'Imana ritubwira ko ishuri rya mbere umwana yigiramo ari umuryango. Umugabo uko yize, uko yigishijwe, imico afite niyo yinjiza mu muryango we, umugore nawe bikaba uko. Iyo bibaye byiza umuryango uba mwiza, byaba bibi nuko umuryango ukaba mubi. Reka turebe isomo ry'urufunguzo. Turasoma mu gitabo cy'Imigani 24, ndasoma umurongo wa 3. Imigani 24 umurongo wa 3, hari ijambo nifuza ko dusoma kandi iridufasha cyane muri uyu mwanya. Haranditse ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Ijambo ry'Imana nuko rivuze yuko ubwenge ari bwo bwubaka urugo ndetse rugakomezwa no kujijuka. Ndasoma undi murongo wa 2, maze tugerageza gusobanura imirongo yondi. Ndasoma igice cya 3 cy'Imigani umurongo wa 13. Haranditse ngo hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu yungura kujijuka. Ushaka umuryango mwiza aba afite ubwenge ndetse afite no kujijuka. Iyo dusomye isomo riboneka mu gitabo cy'Imigani cya Yobu 28, haranditse ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ushaka umuryango mwiza akora iki? Yemera kubaha Imana mu muryango we, yemera kubaha Imana mu mutima we, kandi bakava mu byaha.
iyo umuntu yemera ikintu akabona ko ari kibi ariko ntakivemo, arababaza. Ababaza uwo babana, ababaza uwamucyashye, ababaza umwumva, yewe nawe ubwe abona ari gutera abo babana ikibazo, ikigeragezo. Mu gitabo cyitwa Ibihamya cy'Ikinyarwanda, umutwe wa 2, urupapuro rwa 333, reka mvuge ngo cya kindi cy'umweru, haranditse ngo mushiki wanjye uzabera abo mukorana ikigeragezo igihe cyose utazemera kwiga no kwemera kugirwa inama. Haranditse ngo mushiki wanjye uzabera abo mukorana ikigeragezo igihe cyose utazemera kwiga no kwemera kugirwa inama. Ushaka umuryango mwiza akora iki? Yemera kwiga kandi akiga kubaha Uwiteka, yemera inama. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo igice ni cya 3 haranditse ngo ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye n'ubw'amahoro bwemera kugirwa inama. Reka twihute cyane dusome n'igitabo cya Yobu 22, ndasoma umurongo waho wa 23. Haranditse ngo nugarukira ishobora byose ugashira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera. Ushaka urugo rwiza akora iki? Yubaha Imana akava mu byaha. Icya 3 nuko yemera kwiga. Icya 4 yemera kugirwa inama. Icya 5 nuko yumva mu muryango we mu mutima we nta kibi cyagira mu icumbi. Ijambo riravuze riti nugarukira ishobora byose ugashira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera. Ntabwo uzemera yuko abana bakina urusimbi mu rugo rwawe, ntabwo uzemera ko binjiza isigara mu rugo rwawe, ntabwo uzemera yuko bakina amakarita uri kubireba, ntabwo uzemera ko banywa inzoga uri kubyitegereza. Nushira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera. Ndasoma igitabo cya Luka 11 murongo wa 21, naho hari undi murongo utubwira utya uti Luka 11 murongo wa 21 hari ijambo rikomeye cyane ryo gutekerezwaho. Haranditse ngo umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro. Ndasubiramo, umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze ibintu bye biba amahoro. Mu kurinda urugo rwawe, mu kurinda abawe, mu kurinda abo wabyaye, ndetse no mu kwirinda, ugomba kumenya neza ko icyo ugomba kubanza wakora. Ndasoma ijambo riboneka mu gitabo cy'Imigani. Imigani n'ubundi ndahasoma umurongo ukomeye cyane ntekereza ko udufasha. Imigani ibice ni 3. Ndasoma amagambo ntekereza ko adufasha cyane kuri uyu murongo. Ni Imigani ibice ni 4 umurongo wa 23 ni ibice 4 umurongo wa 23 haranditse ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Ntabwo bishoboka yuko warinda abawe, ntabwo warinda uwawe utarinda umutima wawe. Ibyo ntibiboneshwa amafaranga, ntibiboneshwa amashuri, ni ukwemera kubaha Imana, Imana ikaganza ikagira icumbi mu mutima wawe. Kubera ko ibyakozwe n'intumwa ibice 8 ndasoma umurongo wa 21 haranditse iri jambo rikomeye cyane ritubwira ritya riti yego ibyakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 21 haranditse ngo reka mpere kuri 20. Petero aramubwira ati pfana ifeza yawe kuko wageze mu impano y'Imana iboneshwa ifeza, nta mugabane
haba n'uruta bufite muri byo, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Ntabwo bishoboka na rimwe, nta n'inzozi yuko wagira umuryango mwiza cyangwa ngo ubere umurinzi igihe cyose umutima wawe uboshywe n'ibyaha, uboshywe n'intambara, uboshywe n'amatiku, uboshywe n'ubwibone, uboshywe n'ubusahuzi, uboshywe no kutemera kwiga no kwigishwa. Gutekereza ko urarinda abantu ntabwo bishoboka. Namwe murazi neza mu mirimo itandukanye itangwa hafi ndetse na kure, bajya bavuga bati agomba kuba afite imico myiza, ari ndakemwa, ndetse atarigeze no gufungwa, adakekwaho ibibi, ndetse akaba afite n'abantu bamuzi neza. Iyo udatunganiye Imana ntiwarinda uwo washatse. Iyo udatunganiye Imana ntabwo warinda uwo wabyaye. Iyo udatunganiye Imana nawe ntiwakwibera umurinzi. Ijambo riti umunyamaboko ariko ufite intwaro, iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro. Kurinda urugo rwawe uhera ku mutima wawe, ugakurikizaho uwo washatse ndetse n'abo wabyaye. Mbese wa mugabo we umeze ute? Muri iyo nshingano yo gushakashaka uko urugo rwawe rwaba rwiza, umuryango wawe waba mwiza, ndaza gusoma ibintu bigeze nko muri 6 ku mugabo. Yenda turaza kuvuga no ku mugore ndetse no ku mwana. Turebe neza n'igihe umunsi wabaye ikibunda. Birashoboka umunsi ugira amasaha 24, ariko mu munsi habamwe akazuba, hakabamo umuyaga, hakabamo igitumbiko, habamo n'imvura ndetse n'umwijima mu gihe cy'ijoro. Ibyo byose biba bifite icyo bimaze ku kiremwa, bifite icyo bimaze kubimera, ariko no mu buzima bwacu hariho ibyiza, hariho ibibi, hariho ibitugoye, ariko byose bifite uruhare mu gukuza imico yacu, bifite uruhare mu gutunganya kubonera kwacu, binafite uruhare mu kwagura intekerezo zacu. Nta n'icyo wakora ngo bitabaho, kuko utavuga ngo umunsi ugera amanywa gusa here ku bijoro, kuko utavuga ngo hazabeho akazuba here kuzagwa imvura, kuko utavuga ngo hazabeho igihe gihehereye gusa kitagira umuyaga. Uyu mugabo akwiriye kugirira ibambe abamukomokaho. Birakwiriye ngo wa mugabo we uje ugaragariza ibambe abo wabyaye. Umwana nakubone akwishimire, yere kuja mu gitanda, munsi y'igitanda, cyangwa se ngo aje munsi y'ikidodoki, uwari uri maso ngo yisinzirize kugira ngo utagira icyo umubaza. Birakwiriye kugira ibambe. Biranditse mu gitabo cya Zaburi 103 umurongo wa 13, haranditse ngo kuko se w'abana abagirira ibambe, nuko Uwiteka arigirira abamwubaha. Uyu mugabo akwiriye kuba ari umuntu ushoboye gukemura amakene y'umuryango. Ntabwo bikwiriye ngo umugabo abari bubaze umugore ngo turarya iki, cyangwa ngo bazo wabyaye ngo turarya iki. Nigeze mbona umukobwa umwe n'ahantu runaka mu gihugu ntavuze, aho umubyeyi, umusaza n'umukecuru babwiye umwana bati uje utaha kare, saa 12:15 zigera wageze mu muryango. Nawe arabitegereza arababwira ngo mwebwe muransetsa, nzataha kare murarira iki? Ngomba gutaha igihe cyari cyo cyose, icy'ingenzi nuko ntaha mfite icyo mbazaniye. Mu by'ukuri ijambo ababyeyi bavugaga ryari ukuri, ariko kubera ko batari bashoboye gutunga uwo muryango, baremera baraganzwa, batungwa no gukora amahano ataha amasaha atabanyuze, ariko kubera ikibazo cy'igifu kitinda bihekenya nubwo ari kubinzanira mu buryo butanyuze. Birakwiriye kugira ngo ijambo ryawe rizahame, rizagira agaciro, ariko abana bazi neza ko ushoboye kubakemurira amakene. Biranditse mu gitabo cya Timoteyo wa 2:5-8 ngo umuntu udatunga be ababaye mubi hanyuma y'utizera. Naho mu gitabo cy'urugo rwa Kristo
ndasomamo aya magambo. Mwabagabo mwe, reka mbamenere ibanga. Aba babyeyi dufite, iyo iyi ntambwe ikunaniye akubahishwa n'ubukristo, ariko kamere yo iba yaraguhaze. Haranditse ngo 331 urugo rwa gikristo. Haranditse iri jambo ntekereza ko rikomeye. Haranditse ngo ndabasaba mwembi gushaka Imana, mwuzuze inshingano buri wese afite kuri mugenzi we, mufite urukundo n'ubugwaneza. Umugabo agomba kuba umukozi, akora uko ashoboye kose kugira ngo ashobore gukemura amakene y'umuryango we. Ibyo bizamutera kubahwa n'umugore we. Wa mugabo we, igihe cyose uzaba uri maringaringa, uraho ngaho utegereje ko umubyeyi mu cyimbo cyo kugira ngo uhe umuhahira guhahira, kukubaha azakubahishwa n'ubukristo. Ndibuka umudamu umwe ari muri kino gitabo cy'urugo rwa Kristo, yari afite umugabo umeze nk'uwo nguwo. Yandikira nawe ati ko mfite umugabo umeze nk'ikigusha, umwiga Bibiliya, agatuka Imana, akaba atita ku bana banje, nkaba ndi kubona ntashoboye gukomeza kubana nawe, ngaho ngira inama. Aramwandikira. Ari nawe aramubwira ati waba ukoze ikosa rikomeye cyane, usize utwo twana twawe ukadusigira munsi y'igisa n'abadayimoni, ngo ugomba gushinyiriza. Nubwo umugabo nta cyiza kimukomokaho, wewe ntuzigere umusuzugura, uzamuha agaciro nk'ako waho umuntu ufite cyangwa se wakoze ibyiza, wari umusaraba. N'ubukristo butuma ukora ibyo ngibyo. Bagabo murabe maso. Icya gatatu ni kurwanya ubunebwe. Haranditse ngo ubute bugoramisha igisenge. Kandi reka dusome uyu murongo. Umubwiriza ibice ni 10. Ndasoma umurongo waho 8. Hari ijambo ntekereza riranditse ngo ubute bugoramisha igisenge, kandi amaboko adeha atuma inzu iva. Nuko handitse nubwo tutarahasoma. Numubwiriza ibice 10 umurongo wa 8. Inzira ava iyo habaye ubunebwe, iyo habaye kudeha, inzira ava iyo habaye ubute, inzira ava. Icyo kurya kirabura, umwambaro ukabura, bikarangira abana bari gushihurana, ibitotsi bikabura, imikino ikaba mike. Ababyeyi murabizi y'abana bahaze barakina, baraganira, igitaramo kikaba kirekire. Reka nihute cyane. Uyu mugabo akwiriye kurinda amahame yera mu rugo rwe. Icyambere twasanze ko agomba kugaragariza ibamba bamukomokaho. Icya kabiri twasanze ko agomba kuba ashoboye gukemura amakene. Icya gatatu twasanze agomba kuba umuntu wo kurwanya ubunebwe. Icya kane reka no kurinda amahame yera mu muryango. Iri jambo rirakomeye cyane, kubungabunga amahame. Mu gitabo cy'umuzingo wa 2 Igifaransa page 76 haranditse ngo umugabo agomba gutuma abana be n'umuryango bumvira iyobokamana, ngo ndetse akaba yakoresha n'icyo bise autorité, ubutegetsi cyangwa se ubutware. Kugeza ubwo abana bagomba kumvira Imana kandi bakayubaha, ariko umugabo abihagazeho nta kujenjeka. Ndetse muri kino gitabo cy'urugo rwa Kristo page 394 hari amagambo ari kutubwira ati ababyeyi bagomba kuba maso udatuza kugira ngo abana babo bataja kure y'Imana. Ibyifuzo bya Dawidi bigaragara muri Zaburi 101 bigomba kuba ibya buri muyobozi w'umuryango ushinzwe kurinda ibyitegererezo byo mu muryango. Zaburi 101 ni ingenzi ku muntu wese ufite inshingano yo kuyobora umuryango. Ndihuse cyane ngeze kuri 5. Haranditse ngo agomba gukunda umugore we kandi akamurinda. Ibintu birakomeye. Reka nsome iyi page y'igitabo cy'ibihamya, umuzingo waho
wa gatatu 115, ariko ndabanza nsome igitabo cy'umubwiriza ibice 9 umurongo wa 9. Ni igitabo cyiza cyane, haranditse ngo wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose n'iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Birakwiriye ngo uwo washatse yaba umugabo cyangwa umugore baze bishima, bubahane, bahana agaciro, kubera ko mu by'Imana yabahaye ku munezero n'ibyiza muri bo n'ibyo ngibyo. Ndasoma iyi paje y'115, ndasomamo aya magambo ababaje cyane. Baravuze ngo kubera iyo mpamvu il en est beaucoup à ce monde qui se meurt faute d'amour et de sympathie. Muri iyi minsi yacu hariho abantu, muri isi yacu hariho abantu bagenda bapfa bazize kubura urukundo ndetse n'impuhwe. Umugabo akabura urukundo, umugabo akabura n'impuhwe, bikarangira ngo yapfuye. Bamwe ngo bamuroze, abandi ngo yanyoye side, rekada, agahinda karamuturikanije, bitewe n'abakorera batigera bije bashima, batanyurwa, batamuha agaciro, kugeza ubwo ahaha akajya kugura ibyarya, ibyo yahashye abandi babiriye bakabirangiza. Nigeze numva umwe abwirwa ngo wahashe bike, ibyo uzajye turabirya wowe wigwaneho, kandi ubwo icyo yari afite cyose yakibahereje. Reka nikomereze hepfo, haravuze ngo bien de mari aimer une femme, mais ils sont trop égoïstes pour les manifester. Hariho abagabo bagaragaza ko bakunda abagore babo, ariko kubwo kwihagararaho, kubwo kwihugiraho, ngo bakumva badashaka kubibagaragariza. Ils ont une fausse dignité, bafite agaciro kayobye, bajya biha agaciro kayobye. Un faux orgueil qui les empêche de montrer l'amour par des paroles ou par des actes. Nabibone ndetse babi bituma ubwo bwibone bubabuza kugaragariza abagore babo urukundo, ndetse mu magambo ndetse no mu bikorwa. Beaucoup ne se sont jamais rendus compte combien le cœur de leur compagne était avide de mots tendres et d'affection. Benshi cyane ntabwo bigera batekereza kuntu imitima yabo bashakanye isonze amagambo y'urukundo ndetse n'impuhwe. Lorsqu'il leur arrive d'ensevelir leur épouse bien-aimée, igihe bari gushingura abagore babo bakundaga cyane, ils murmurent contre la providence qui les a privés, alors qu'ils devraient comprendre que c'est la manière dont ils se sont comportés qui a causé sa mort prématurée. Bajya bivovotera Imana, bakivovotera gushaka kw'Imana, ngo kwatumye abagore bapfa, ngo mu gihe bagombye gusobanukirwa neza yuko aribo ntandaro yatumye abagore babo bapfa by'imburagihe. Iri ni ufu muri ramwa, tugomba gupfa kwimarize et estimer les autres plus que nous-mêmes, kandi tugaha abandi agaciro kuruta ko twebwe twiha. Umugabo akaba ari aho ngaho akibwira yuko atagomba kugaragariza umugore we. Bamwe ngo uramutse usetse imbere y'umugore yagusuzugura, abandi ngo umushimye yakwibona, abandi ngo umugaragarije ko wanyuzwe byaba bibaye nabi, bikazarangira umugore ashizemo umwuka, ngo warangiza ukarira uri kumushingura. Nuko Imana ikaba nkaho yakubwiye ngo urukwiririshwa, wamwima urukundo, umwima impuhwe, none birangiye avuye mu mwuka, urukwiririshwa. Bana b'Imana, bagabo, tujye tugaragariza abo twashatse urukundo n'impuhwe, bizarinda abo twashakanye gupfa by'imburagihe.
kandi bizatuma iwacu hahinduka ijuru rito. Reka twihute cyane, uyu mugore akwiriye kugira ubuntu kugira ngo agire urugo rwiza cyangwa se umuryango mwiza. Niho twageze, ndasoma amasomo abiri. Uyu mugore akwiriye kugira ubuntu. Ndasoma igitabo cy'Imigani igice cya 11 umurongo wa 16, haranditse ngo umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro. Iyo umuntu yibwiye yuko kugira ubuntu bizatuma akena, asuzugurika, yandagara, wapi, ijambo ry'Imana nuko ritubwiye. Reka nsoma undi murongo wa 2, ni Imigani 31 umurongo waho wa 30. hari amagambo naho atubwira ati, Imigani 31 umurongo wa 30, haranditse iri jambo ntekereza ko rikomeye. Haratubwira ngo 31 Imigani umurongo wa 30, haranditse ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Uko yaba se uko ariko kose akaba agira ubuntu, azagira icyubahiro. Uko azaba se uko ariko kose akaba yubaha Imana, azashimwa. Ndetse paje 65 urugo rwa Gikristo, hari ijambo rikomeye cyane ryo gutekerezwaho. Iri jambo ni ryo gutekerezwaho cyane. Haranditse hatya hati, abashaka kubona umunezero w'ukuri bakwiriye kugira umugisha uvuye mu ijuru ku byo batunze byose no ku byo bakora byose. Kugomera Imana niko kuzuza imitima myinshi cyane n'ingo nyinshi cyane ubutindi. Ndasubiramo, kugomera Imana niko kuzuza imitima myinshi cyane n'ingo nyinshi cyane ubutindi. Mwana wa data, uramenye ntuzifatanye n'umwanzi w'Imana, keretse uramutse wiyemeje kuzagira urugo ruzahoramo ingorane. Iyo ngo nta kibazo, ngo ni mwiza, ngo aseka neza, ngo afite igitera cyiza, ngo akabuza gusa ngo nuko adakunda Imana. Niba ushaka urugo ruzahoramo ingorane, uzabane n'uwo. Kandi igihe cyose uzabona umuntu atangiye gutendebuka mu kwiga ijambo ry'Imana, ati ndikumva kujya mu materaniro binteye ubute, ati ndikumva mfite ubute bwo gusoma, ati uyu munsi numva niyicarira aha mu rugo, mbega kwiga biri kungora, sinshaka kumva. Ni rutone ruto, bizarangira iby'Imana yabiretse, maze guhindukira igihombo. Urugo rwawe ruzahorana ingorane kandi uzasaza n'ubutindi bitewe no kutubaha Imana kuwo washatse. Rero reka twihute cyane kuri izi ngingo, ntekereza ko zidufasha cyane. Uyu mugore ni mwiza, uzabugiza amahirwe, uzabugiza amahirwe. Reka mvuge rya jambo ngo uzaba watomboye. Umugore wawe, umufasha wawe naramuka yubaha Imana n'ijambo ryayo, uzaba wagize amahirwe. Ndetse kubana nawe byatuma ugira umuryango mwiza. Kabiri, uyu mubyeyi ufite icyitegererezo cyiza cy'uburezi, ni umubyeyi udashaka kurera yiganya abandi, ahubwo ni umubyeyi ushaka kurera yiganya ibyanditswe abandi bakazamwigiraho. Uzaba ugize amahirwe. Gatatu, ni umugore utari ingwingiri mu kongera ubuhanga n'ubumenyi. Ibyo azi uyu munsi yumva bidahagije, ejo azongeraho ibindi. Yumva agomba kwirukansa ubwenge bwe bukajya kure kugira ngo azabone ibyo afashisha akenuza abo yabyaye n'abazashaka kumwigiraho. Uyu mubyeyi ni umubyeyi uzi gutegeka neza ururimi rwe. Ntaje mu matiku, ntagaragare mu mazimwe, ntiwumve we kukubwira ngo ibyo umugore wawe yavuze azabisobanura, cyangwa ngo wumve ahorana amagambo nawe atazi yakomotse. Uzaba wagize amahirwe. Uyu mugore naramuka ari umuntu wihagazeho mu ntekerezo atari cyegamizi, uzaba wagize amahirwe kubakana nawe, uzagira urugo rwiza. Reka mvuge
igikurikiyeho nubwo ari byinshi cyane, uyu mugore ufite amaso atahura amahirwe ahishe n'ibishuko. Ndasubiramo, umugore uzi gutahura amahirwe ahishe n'ibishuko uzaba ugize amahirwe. Abantu benshi cyane hari ibishuko biza imbere yawe bigiye gushuka bisa n'amahirwe, bikarangira bandagaye, bikarangira bataye agaciro, bikarangira bishizeho inkovu itazasibama mu buzima bwabo bwose. Uzaba ugize amahirwe niba washatse azi gutahura amahirwe ahishemwo ibishuko. Uzaba ugize amahirwe niba washatse ari umwanzi w'amacakubiri ntabikigenge, ngo usange amatiku mu rusisiro abifitemo akaboko, ngo usange abafite ibyo bapfa abifitemo igikorwa runaka ibikozemo. Uzaba ugize amahirwe. Reka mvuge dutatu dusigaye nubwo bigeze muri 15, ariko reka mvuge ni bitatu gusa kugira ngo nje mu bindi. Uzaba ugize amahirwe umugore wawe niba ari umucungamari wizewe. Byabi byawe yabibika neza, byabi bye yahawe yabibika neza, byabi by'abandi abikijwe yabibika neza. Ntabwo ari insesaguzi, nta nubwo yemerera abana be kwirata nubwo baba bafite ubushobozi bwabibatera. Uzaba ugize amahirwe. Azi neza ko buce bucana ayandi. Uri kumuhahira cyangwa se urashatse afite akazi, ariko ejo yakirukanwa cyangwa akora impanuka akamugara, akicara hasi adashoboye no kwijyana hirya no hino, agahora n'amakenga. Uzaba ugize amahirwe. Umugore wawe niba ari umucungamari wizewe, uzaba ugize amahirwe niba umugore wawe azi kubungabunga umucyo wo mu maso he, kibise boni mere, akaba ari umuntu niba byacitse ntabigaragariza umuhisi n'umugenzi. Uzaba ugize amahirwe kubera ko uzaba ukingiye ibibazo byinshi byakagombye gutuma abantu bakwibazaho, barereye mu maso ho washatse. Dore ko abantu benshi cyane ngo bibigira yuko kugira ngo bagaragaze ko bababaye ari uko barijima, barareba nabi, bataraseka, ubundi bakavuga indo, ubundi amaso bakayabirindura. Ariko reka nkubwire, nta witaye ku byawe keretse Imana yakuremye. Icyo gituma uganira abantu bakakumvira ubusa, ariko uganye Imana ibyawe irabikemura kandi ikabikemuza n'ababa bafite n'uruhare mu kubiguteza. Wibuke neza, Imana igiye gusohoza inzozi za Yozefu yifashishije abanga ko azibarotorera. Imana ishatse gukiza Yesu ngo abe umwami w'Abayuda, n'ababyanze nibo bagize uruhare mu kumwimika vuba. Birashoboka ko Imana yagusubiza upfa kuba utijimye, umucyo mu maso hawe ukomeje kuba wa wundi, ukaganyira Imana ukayisaba uyinginga kandi ushima. N'abateza ibibazo bazagira uruhare mu kugukemurira ibibazo nyamara batabihisemo, kuko Imana ariyo ibakoresha. Reka twihute cyane. None se ko tujya tubona ibintu bihinduka, mu by'ukuri umugabo n'umugore bapfiki, ariko ntaragera ku mugabo n'umugore icyo bapfa. Reka tuvuge ku bana gato cyane. Aba bana hari icyo tugomba kubasaba cyangwa se ijambo ry'Imana ribasaba, ni ibintu bigeze muri 5, ariko tubanje twasoma isomo riboneka mu gitabo cya Bibiliya. Ndasoma Imigani 15 umurongo waho wa 20. Hariho ijambo rikomeye cyane ndetse iryo kwitabwaho. Ndasoma Imigani 15 nkuko tubivuze, umurongo wa 20. Haranditse iri jambo rikomeye ritubwira riti, yego umwana ufite ubwenge anezeza se, ariko umupfapfa asuzugura nyina. Abana benshi abasuzugura ba nyina, ariko akankubwire ko n'ubwenge buke, kuko n'ubwana. Niba ari abantu bo kubahwa, n'uwagutwise amezi 9, n'uwaguhanaguye utazi uko wakwigira, n'uwagupfunye utazi uko wakwirwanaho,
n'uwagukandiye kugeza ubwo nta n'iryinyo ryamera, n'uwakwitayeho akarara adasinziriye warwaye. Ndetse igitabo kitubwira neza ko abana ngo bari mu mwenda ababyeyi babo ku buryo kuwishyura bigoye, ariko ngo umwana upfapfana asuzugura nyina. Icyo abana bakwiriye gukora, ndasoma kino gitabo Urugo rwa Gikristo paje 293, hariho ijambo ryiza cyane ryo gutekerezwaho. Haranditse ngo abana bakwiriye kugira ibintu bigeze mu 10. Reka nire gusoma icyo gitabo gusa, aho twizi ingingo reka nzibahe abaduteza amatwi. Uzabura umwana mwiza uzatuma nyoko avuza impundu, kandi ikinyuranyo cy'impundu n'induru. Nuramukubaye mwiza mama wawe azavuza impundu, nuramukubaye mubi mama wawe azavuza induru. Nuramukubaye mwiza azavuga ati shimwe shimwe mwana wanjye, nuramukubaye mubi azavuga turwo nabonye uwo nabyaye. Reka tubyihutane n'ibindi 10, ndabisoma nihuta dukurikije umwanya dufite, kandi nibwira ko buri muntu wese uduteza amatwi arimo kubyumva. Ushaka kugira agaciro, ushaka gukundwa, ushaka gukumburwa, ushaka kwitabwaho, ushaka kurindwa, nawe zirikana ko igiti cy'avoka cyanze kwera baragitema bakagicana, ntacyo kiba kimaze. Nawe zirika ibidafite umumaro ntibirindwa, ntibibungwabungwa, ariko ibifite umumaro birarindwa, birabungwabungwa, birakundwa, birakumburwa, birashakwa, biraganirwa, bitekerezwaho, ntibyibagirana kubera ko bifite umumaro. Mbese wowe ufite umumaro mwana unteze amatwi, mu gihe ufite ababyeyi cyangwa se utabagira, wabura mama wawe ukagira papa wawe. Hari igihe bishoboka yuko wabura mama wawe na papa wawe ukagira itorero, birashoboka ko naryo waba utanasenga ukagira n'ubuyobozi, ariko buri wese abafite abamuruta, abamuhagarariye, abamwitayeho, kugira ngo wiheshe agaciro. Mwana w'Imana unteze amatwi, by'umwihariko umwana cyangwa umusore, zirikane izi ngingo ko ari 10. Ndazihutana. Ugomba kuba umunyakuri ku Mana no ku bantu bazagukunda. Nuba umunyakuri ku Mana ukaba umunyakuri ku bantu, baguhereza 100,000 bati bingereze kwa runaka, ukabigezayo ntuzuru ukwiririshwa ngo byazimiye, bazagukunda. 2, kuba umukiranutsi ku amahame y'Imana, ukaba nka Yosefu wavuze ngo nahangara gukora icyaha gikomeye gityo ngahangara gucumura ku Mana yo mu ijuru. Nta muntu wari umuzi ngo azabivuga, ntabari bamushungiye ngo babibone, byari bizwi nawe n'Imana n'uwo bari bagiye gukorana icyo cyaha. Daniyeli n'abagenzi be bari bakiri ingimbi, baravuze bati ntabwo turya ku byo kurya by'umwami, reka tubanze tuje mu rwiherero twumve icyo Imana iratubwira. Ngo bakoze urwiherero, Imana ibabwira ko bagomba kurya biriya basabye, ariko ntibarya ibyo kurya by'umwami, kubera ko ngo byari bifite umugambi wo kuzabaruga intekerezo, bakazayoboka ibyigisho by'i Babuloni babyihitiyemo nta gahato. 3, kubaha amategeko y'Imana no kuyumvira n'inshingano. Bazagukunda, uzitere igikundiro, uzuha amategeko y'Imana kandi uyumvire. Yubahe. Hari igihe abantu bayumvira ko none nabigenza ute, bijyangoraho da, reka data we udasanga ngiye mu mugayo. Oya, uzayubahe ariko uyakunze, niko gaciro kawe uzabibona nyuma y'igihe. 4, kwiyanga no kwita ku munezero w'abandi. Ukazumvira neza, uzarya ngo ryame heza, urye neza, wambare neza, wige heza, ariko bene nyoko bazaba abagaragu bawe ntukazabyishimire, ni bibi. Mwese mwaravukanye, mufite ababyeyi bamwe, jya wumva ko ibyiza nawe ufite n'abagenzi bawe babibona. 5, ni ugutegeka imiterere yo guhubuka n'uburakari. Hari igihe uhubuka ugasanga televiziyo urayimenye, abakubwira ijambo tumvise neza, barumuna bawuka bakandagira uri gusohoka, ugiye kwihagarika bitewe n'umujinya n'uburakari, mbega wahindutse uwundi. Ntabwo ari byiza, ni ukwitera icyangiro. 6,
kwiyubaha ubwawe no kuba indahemuka ku bintu bito. Hariho utundi tworohereje cyane abantu bajya bumva ngo ntacyo dutwaye, ngo dusikose ngo nakase ngo bagakurikirana. Oya, ikintu cyose gifite agaciro kubera ko nta kiba ku isi Imana itandika. Icyo usuzugura Imana yiracyandika. Twa tuntu dutoya ni nko gusasa, ni nko gukubura n'utundi dukorwa runaka. Mu gatabo kitwa Nuwe Nozampfa haranditse ngo mu bintu ngo abamarayika ngo bajya basura n'icyumba uraramo ngo bakitegereza ukuntu gisiga kimeze. Ngo igihe uhagurutse ngo wakagombye kujya ufata iminota 5 yo kubanza wakubita amaso ngo urebe aho uvuye. Ngo biragusuzuguza imbere ya mama wawe na papa wawe, ngo iyo batangira kuraruza amakayi yawe, ipantaro yawe, ingutiya yawe, ishati yawe, amavuta yawe, bya bindi wagiye uba nkaho uruku sandaguza nk'inkoko yarashe, bituma ugira agaciro gake mu maso yabo. Reka nihute cyane kuri 7, nukumvira udahaswe inama n'ibitekerezo by'ababyeyi. Kiba kibazo kugeza ubwo usanga umubyeyi ari kubwira umwana we ngo ntuzi ko nakubyaye. Se weho mwana w'Imana unteze amatwi, weho urabiyobewe, ariko haba hari ikintu cyamaze kujya hagati yawe n'ababyeyi kugeza ubwo batangira kukwibutsa ngo ntuzi ko nakubyaye, ntuzi ko ni papa wawe. Haba hari ibiti byatangiye kwinjira mu matwi. 8 n'ukwiga umwuga uzagufasha kwirwanaho. Tukazemere gukura nta mwuga wiga, tukazemere gukura utibaza uko wazabaho. Nubwo iwanyu haba hameze neza, nta kibazo kuba ufite umwuga. Niko inyandiko zitubwira. 9 nukumenya neza inshuti zonone ukazigendera kure. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko hari abantu benshi bagiye bangirizwa n'inshuti mbi. Urugero, uriya mwana wasabye umutungo kwa se, uriya mwana w'ikirara, ngo yaramubwiye ngo mpibyanjye umugabane wanjye wumpe, mpereza n'uwo wakagombye kuzampa ntakiriho kuko butazangarura, utakiriho kuko butazangarura. Mbega zungura se na nyina byose arabitwara abitewe n'inshuti mbi. Kiriya gisambo ku musaraba mujye musoma cyabwiye Yesu ngo uzanyibuke. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko cyari cyarumvise inyigisho za Yesu, ndetse yumvaga ambere kumuyoboka no kumwizera, ngo ariko inshuti mbi zibimukuramo pe zirabimukoropamo, kugeza ubwo yagiye yibona ubusambo bwaramaze kumwuzura ubwenge. Ariko yibutse ibyo yarazi kuri Yesu, aramubwira ati data weho uzanyibuke nugera mu bwami bwawe. Hariya yahagejejwe n'akaga k'inshuti mbi. Nuje ubona igisambo ku musaraba bivuga ngo inshuti mbi we yatumye igisambo kimanikwa ku musaraba, yarahawe amahirwe yo kwakira agakiza, inshuti mbi ziramukoropa zibimukuramo. 10 ngo nugutahura ibyiza ariko bihishwemo imitego. Ni bya bindi ngo tugende ubwo n'umwana wo mu misozi ngo twigire mu mujyi, uzarya umuceri ntabwo uzongera guhinga, amavu ntabwo azongera kuza, nuko n'ibindi. Undi nawe ngo reka ngo rata bazakujyana gucuruza, ibyo kwiga ishuri ntacyo bimaze, ubundi se nabize bafite akazi, bize se bimaze iki? Tuzi ko hari abantu batiga bafite ubuzima bwiza kuruta bi, nawe ukikiriza bakugezeyo hirya ugasanga wahuye na muyobya mubi. Ngaho twihute cyane, izi ngingo ndazirangije. Mwana w'Imana unteze amatwi, byaba byiza uziharatuye mu bwenge bwawe cyangwa mu gakayi kawe ukongera ukaziga, byazatuma uzasaza ufite ijambo imbere yabo wabyaye. Reka nihute, birashoboka ko byaba bitya. Ndasoma Abagalatiya igice cyawe ni cya 5, ndasoma Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 15. Hariho ijambo ryo gutekerezwaho cyane. Abagalatiya 5:15. Ariko rero nimushikurana mugaconcomerana, mwirinde mutamarana. Birashoboka yuko abantu bahura n'ibibazo, umunsi ugahinduka ikibunda. Mu gitabo cy'urutwa urugo rwa Kristo haranditse ngo reka uzareke. Reka tuyasome aya magambo: nimushikurana mugaconcomerana, muzirinde mutamarana. Ntabwo ari byiza ngo abantu bareke kwikiranura, ntabwo ari byiza ngo abantu
bumve ko iteka ryose barabashungera binarababaje. Uzi kugira ngo wowe waragiye kurambagiza ujeyo mu cyumba nurangiza umuherekeranye nta muntu uri kubareba, ejo mu gitondo urwanyu ruzubakwe na mutwara sibo, usanga abantu bari guhora iwanyu biragayitse birasuzuguritse, ntabwo ari byiza, ntabwo biteye igikundiro. Ndasoma ipaji ya 17. Ingorane zishobora kwiyadukiza, ariko ibyo ni rusange ku nyoko muntu. Bereka kunyurwa, kwihangana n'urukundo bimurike mu mutima, nubwo umunsi wakomeza kuba ikibunda. Byashoboka ko urugo rwanyu rwaba rworoheje, ariko habasha kuba ahantu amagambo meza avugirwa, aho ibikorwa by'ubugiraneza bikorerwa, aho urukundo n'urugwiro bihora ari abashitsi badataha. Ngaho bizirikane, birashoboka. None se wakwibaza utese, birashoboka koko yuko abantu bakundanye bashwana? Subundi bashwana bapfuye iki? Reka hariho ibintu bigeze mu 10 mu gitabo cyitwa kumenya gushikirana, n'urupapuro rwa 12 haranditse les 10 principaux motifs de rupture conjugale. Ni ingingo 10 z'intandaro yo gutandukana kw'abashakanye. Ni ibintu 10, nawe bizirikane, urebe neza ko byaba byarageze iwawe maze ubirinde. Twasomye ngo umunyamaboko ufite intwaro yarinze urugo rwe, ibintu bye biba amahoro. Uzacunge neza utu turembo tutazakwinjirana, maze neza ukarusenya abantu bakakota, ukandagara ukazasaza nabi. Icyambere baravuze ngo ni mauvaise communication, no gushikirana nabi. Iyo muri kuvuga mukasubizanya indo, indigira hehe inteyeho, itoroshi iri hehe, wajura kanura neza. Iyo bitangiye bityo mutangiye akayira ko gutandukana. Kabiri, perte d'objectif ou d'intérêt commun, no kudahuza intego n'inyungu. Ubwo nabwo mufasha akayira ka kabiri, intambwe ya kabiri. Gatatu, incompatibilité sexuelle, ni nukuba ku rugo mu mvugo ya gipfura ari ku rugo henda. Kane, infidélité conjugale, nugukiranirwa kumwe mu bashakanye akaba afite ingeso mbi yanze gutandukana nawe kandi mbi, mbega ruwa wundi ubwirwa ntiyumve. Nuko bahora bya bindi byanditse mu gitabo cyitwa Ministère Evangelique, haranditse ngo ikosa rihora ryisubiramo ngo rimara imbaraga mu muntu. Iyi ikosa ridakosowe rigahora ryisubiramo, imbaraga ziragenda zigashira, keretse iyo hakomeje kubaho gushinyiriza bikazasozwa no gupfa. Gatanu, diminution du plaisir sexuel, nuko banaka ko umunezero w'abashingiranwe. Gatandatu, rarija, n'amafaranga cyangwa se amahera. Karindwi, affrontement à cause des enfants, no gupfa abana. Ugasanga abana bamaze kuba 4, umugabo akaba afite abe bashinzwe kumumenyera ibye, undi n'umugore nawe akaba afite agakipe ke. Bese ugasanga mu rugo hari amakipe 2, ikipe y'umugabo n'ikipe y'umugore, bamaze gutandukana. Noneho 8, n'ugutwarwa n'ibiyobyabwenge, gutwarwa n'ibiyobyabwenge. 9, baravuze ngo conflit en relation avec les droits de la femme, n'umugore wa wicara ari kuburanira uburenganzira bwe. Iyo ahora ari kubura ati ndahatwa ndategeko ucakara we, iyo uhora urutyo bizarangira rwose ibibazo byabaye umusigo. 10, rebo para, n'ababyeyi bamukomokaho, basobukwe n'abanyoko bukwe, aho umuhungu usanga buri gihe akabazo kose ajya kugatura nyina, akabazo kose ajya kugatura ise. Ni bibi kugeza ubwegera no mu rugo yabona ntabwo biciyemo neza. Wa muhungu we, igihe cyose udashaka gusangira n'uwo washatse, baranditse ngo ni bimwe bimunga n'uburame. Umugabo udakunda kusangira n'uwo yashatse ngo akunde kuryiwe, ntabwo akunda kurama. Nuko byanditse mu gitabo cyitwa Vive sans stress, cyangwa se ko budahangayitse. Hariho ingingo tugiye gusoma tugana hirya. None se
ni ubuhe buryo bwiza bwo gukemura ibibazo? Ni ubuhe buryo bwiza bwo gukemura ibibazo? Hari uburyo butanu, wahitemo bumwe. Nani cya gitabo cyitwa Vive Communique, ari amagambo akomeye cyane atubwira uburyo. Baravuze ngo les différentes façons de résoudre les conflits. Ni uburyo butandukanye mu gukemura amakimbirane. Rimwe no guhangana, cyo bise competitif, guhangana. Ati niba uri umugabo ubikore, undi ati niba ndi umugore ubikore. Uko guhangana, bamwe barabikora bikarangira bakuranya amenyo, ubundi ugasagana agasafuriya ariko kakozwa, cyangwa se niba ari n'agakoma kakozwa ijisho ry'umwe ryavuyemo cyangwa amenyo. Kabiri, uburyo bwa kabiri bandi evasif, ni ukwiheza. Bagasanga uryamaga mu cyumba agiye kuryama muri saro, cyangwa afashe utwenda twe agiye kwa nyina no kwasi. Nabwo ngo okemuye ibibazo, ngo ngiye kumuhima ngo yumve ngo nk'ukwezi. Ni uburyo nabwo turaza kureba. Gatatu, konsilia, ni uguhendahenda, kabyara we agatakataka ku buryo nikosa yakoze ataribwirwa kugira ngo mama bidahita. Gatandatu, collaborateur, ni ugukora buri wese ashishakira inyungu ze kugira ngo atagayika muri rubanda, ariko n'ubundi wabanye nawe atamukunze. Noneho gatanu, nicyo bise kuba abanyamahoro, ngo bemera gutamba icyari cyo cyose, kugira ngo umugambi wabo, intego yabo, icyerekezo cyabo kizagerweho. Ngaho muri abo bantu uko ari batanu, muri ibyo bisubizo uko ari bitanu, uhisemo ikihe mu muryango wawe? Ushaka umuryango mwiza akora iki? Mbese uzahangana? Mbese uziheza? Mbese uzahendahenda mama bidahita ku buryo utazavuga nikosa ngo uritunga urutoki? Mbese uzita ku gaciro kuruta kwita ku wowe washatse? Mbese uzemera guhomba icyari cyo cyose cyatuma wowe washatse gukeka amababa? Ngaho mwana w'Imana, urukundo ni umuti w'ibibazo byose byo ku isi. Ijambo nifuza cyane kuvugaho muri uyu mwanya ni amagambo dusa nkaho tugiye gusorezaho. Birakwiriye ngo urugo rwawe, urugo rwanjye nduhungabunge. Ushaka urugo rwiza akora iki? Yemera Imana. Ushaka urugo rwiza arayubaha. Kandi buri wese mu bashakanye, buri wese mu muryango, yaba umwana, yaba umugabo, yaba umugore, akarinda ibyo ashinzwe kugira ngo ntahinduke icyanzu umwanzi yanyuriramo, asenya umunezero w'umuryango wabo, kandi agasenya n'umunezero wa buri muntu ku cye giti. Reka turebe aya magambo akomeye cyane yo gutekerezwaho, kuko birakwiriye ngo buri muntu wese afata umwanzuro mu bwenge bwe, avuga ati se koko mu by'ukuri ku isi nzahasiga umunezero ki, cyangwa se nzahasiga mbuto ki? Iri jambo ngiye gusoma ni igitabo cya Yohana mu nzandiko, niryo somo tugiye gusorezaho. Bana b'Imana muduteze amatwi, ngaho buri muntu wese nabizirikane, buri wese nabihugukire, kugira ngo nibura ku isi nubwo atahamara igihe kirekire, kuko isi igomba gushira, igomba gusaza, byange bikunde, ariko uzasiga amateka meza, kandi ibyawe biziganwe mu cyimbo cyo kuzahinduka inshuro y'abazaba basigaye utakiriho. Ndasoma mu nzandiko za Yohana, niho tugiye gusoma isomo rikomeye cyane. Ni urwa gatatu rwanditswe na Yohana, umurongo ukomeye cyane nifuza gusoma ni uwa gatatu n'uwa kane. Kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Iyo ufite urugo rubi biramenyekana, iyo ufite urugo rwiza biramenyekana. Ntacyo wakora ngo kitavugwa. Nikiba cyiza kizavugwa, ugira agaciro mu bantu. Nikiba kibi kizavugwa, wandagare ugawe, ntukumburwe n'abatakuzi bakwiganyire. Ndasubiramo, kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo.
nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Ndabibasabiye nawe buri wese yumve ko umunezero nyawo ari ukumva abawe, abo wabyaye, uwo washatse agendera mu kuri. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.